amenya gucura inyuma yiteze ngivune umusore urutabahani. Nasanze ba nyogokuru bavuga ngo inkono ntihishwa n'ikibatsi ihishwa n'inyenga, kandi iyo wihuse barakwandikira. Kandi igihe yego agira neza. Egera umubyeyi. Tera intambwe sha. Muramutse. Amashyi. Komera. Benima. Kumva cyane. Wamubonye Pacifique? Namubonye rero umusore usobetse ubutwari mu maboko ya Rugangazi, akaba imfura cyane. Ubundi ngewe nk'imena gitero uyu musore nakamuhaye abagore abo 4, ariko umuco wacu wemera umwe. Umuco wanyu wemera umwe, na se umubyara akemera undi, akavuga ngo n'umwe gusa. Ruriya ruhande ndarugeraho hanyuma. Ubu rero genze Kinyarwanda, hariya hari umusaza witwa Bimenyimana, yaje atugendereye kandi si ubwa mbere agera mu rugo rwacu rwa Nsengiyumva. Ubu rero muri uyu munsi ntabwo mututsi arambabarira, niwe kabitera. Yaje mu rugo rwacu atumbera irembo ryacu, turamwakira, tumwakiriye adusubira mu misango. N'abasugi bose bame nawe uri umushotoranyi. Oya nshotoye ndese. Wetse babatunganye neza. Ushotoye inyambo. We ni isugi cyane. Ni isugi bitarabaho. Akaba nisiza bamwe nabayobewe. Hari ukuntu tuyaduhura ariko nabo byagiye binca. Mujya mubona nta mujya muhura nta birungo. Bibarunga ngo base neza kurusha. Hanyuma hano hari ibitangazamakuru bitandukanye. RBA yamaze kugera. Nimba nta muntu ufite ubumuga cyangwa se ufite imbaraga nke, turaza kuba twazimuhera aho ari, ariko abandi bose bafite. Yitwa Mulongi Sabe. Ubwo hageze nk'umuntu urwaye impyiko yamwegera, amafaranga arabonetse. Rwose umutima umwijima urwagashya araboneka, amafaranga araboneka, yavuje benshi, yakweje benshi. Ariko rero nimba ufite ikibazo na Land Road, mwegere, yagufasha kujyana na Land Road kuri polisi ubwo. Kasha makokera ngo niwe ujye utwara ibyo bibazo kuri RIB. Abantu bafite ibibazo kuri RIB ngo niwe ujye. Imigisha akaba Benimana aka Benimana mumfasha. Zikumbuye u Rwanda rwazireze, zirashaka amariba y'amake. Ndavuga gitare gitare. Abagore n'abamaguru. Hari n'ababigiyemo birabananira, ariko na kugira ngo twese tuze gusangira uyu mugoroba. DJ umwanya nuwawe. Ladies and gentlemen, reka dutangire igitaramo.
Fanny Decor hari ukuntu imvura yagize uko nguko igwisha kamwe mu kantu kari hanze mu minota 10 bamaze kuba bakajyaho maze umwanya n'uwanyu ntago tuza kubabwira ngo ninde wabanje byaba byiza baje hano hafi maze kugira ngo abantu bose wabimenye no buriya ngo Miki bajya kumubyara ngo mama we yaravuze ngo asifiwe no yarashimye amaze kubyara ngo munga asifiwe bagira ngo yise umwana izina badati muri mushyireho ngo ngubwo twabasabye maragikoze rero turabashimiye yego mbere yuko rero mugira byo mwongeraho nkuko mwarimu bisabye banyamuryango murabyumva dore umugeni umubyeyi yaduhekeye kandi niwe twajyaniye za nkwano niwe benshi muri mwebwe mwagiye mutera intambwe mugana umuryango kinege turinjira mu mwanya bitonze nabatereka mbanze mpabana banjye impano nabateguriye hanyuma nimara kuyibaha mfata iyo foto y'urwibutso ubwo ni nako kandi dusaba inshuti ababyeyi abavandimwe bose bazanye n'umubyeyi wa Pacifique batambuka umwe kuri umwe ukaba wigaragaje nk'Imana namwemereye inka nyivuze imbere y'abantu aga inka nakwemereye muri cya gihe ndayiguhaye amashyi menshi cyane arayimuhaye kugira ngo umenye ko abakire bari abakire igiye kuditangwa nonaha inka agiye gukanda akanyenyeri inka nziza ubu tuvugana ariko uziko nawe nabyawe inka zigenda mu nyenyeri igendera muri banke directeur muri banki akanyenyeri zo kagenderaho mituyu kandi inka nazo zisigaye wari wabona umuntu ukanda inka se ariko bakanda akanyenyeri ubwo ko agiye gukanda reka twakire inshuti ziganye na Miki n'abantu biganye cyo ku ruhande kuko hari abantu batanze impano benshi bagiye gutaha tutamenye ngo ni bande tutaza gusoma tugasoma n'amazina y'abantu batashye twese duha gahunda y'uko tubita iyi couple nayo nitwegere tumenye iyo ariyo muri couple ni couple Mama Shema uriya ni Shema yabyaye okay bavindimwe twabitaga couple bavindimwe nta kibazo umuyobozi mukuru akaba CEO founder wa MIE Empire akaba ari nawe papa wa Dorcas na Vestine mu muziki amashyi menshi kuri Irene rwose Kasha Makokero ikintu kimbabaje ni ukubona abarokore badakomye amashyi kandi uyu nguyu afite kurari y'ubutumwa bwiza ariko umva umbwire buriya iri zina rya Kasha Makokero imena gitere nakoze ubushakashatsi n'ubu ntabwo ndabona uko risobanura ariko yitwa njye ababyeyi nabonye aha njye nimuterwe ubwoba n'igihagararo cyanjye njye navutse nzi ubwenge nuko ubwo rero mbere yuko nanzika igitaramo muraza kunkunda mbanze nisurize umwami n'umwamikazi hari icyo bitwaye mwamfuramwe nuko uraho mukuru wanjye uruterwa imangarirwa amabuka ukaba nyir'ingabo y'ingombabogo bukikotera urwangabo y'inkera
gitere gitere isanga buri nyamaswa yose twabasabye ni mubashimire murakoze cyane. ndabona rero nari nakubwiye ntitwabahinduriye ariko wabyemera neza ubyeretswe na nyir'ubwite. umutima oh no nijwi rirega natugena amashyi menshi cyane kuri Rukotana ku mbyino nziza ariko kandi bene Imana isingiza ibihozo